ntari by'abantu ahubwo inzozi zirasobanura imana. Ntabwo Daniyeli yarazi ibintu bizabejo, abantu b'Imana ntabwo bamenye ibintu bizabejo, ariko Imana ibibizi. Icyangombwa nuko biyumva imbaraga z'umwuka w'Imana zikabakaba gusa. Biharire yo gusa. Ejo zihe nuko marayika aranyongorera ngo uzababwira uti bagiye bafata nk'ibintu ibiriho babifata nk'ibitariho maze Imana ibarwanire. Amena. Iryo jambo numvise rikomeye kuko iyo manuriwe ibintu biraguka cyane nkumva nzabura uko mbibwira abantu. Niko neza bura nuhamagarwa n'Imana nturwanywe uzasengera Imana. Menye ko sobuja mugaragu ntaruta sobuja ntaruta sebuja. Niba yaramwisebeze niba yararwanijwe ndetse n'abayuda karo bamwibambira. Nibyo turi impinga z'imisozi tabasha kwisha kandi turi muri zitatwikikirwa, ariko nanone nkuko twabyumvise abo mubi umubaza bahagurukiramo bazakurwanya keretse uhwanye nabo. Witwa Joseph yazize ubuhamya atangiye gutaha. Iteka ryose yuretse iby'amadini n'iby'uduhango twose ukumva ugiye kwiyagura Imana burundu ukinjira mw'icyo ikuzimu zizahaguruka, kandi niba ariyo gusa uri kubihereza uzakomeza urugendo. Amen. Narose imiba yunamira, narose karosi arabonetse, ruratangira ruracumburwa hagati muri bene so n'ubumwe musangiso tutimeze gute. Iyo utanze ubuhamya bwo hejuru iteka bafite ubuhamya bwo mu isi batangira kugira ikibazo. Wa munyeshyari akorera mu banyeshyari bakakugirira ishyari, hanyuma imigambi igacurwa, ariko ndashima Imana ko hejuru wacuriye. Amen. Ubundi abantu baramira ubuzima bwabo, umuntu w'imbere bakiri muto cyane, iyo yakuze akaganza w'inyuma biraryoha cyane. Amen. Uyu Joseph akimara kuzira ubuhamya yatanze, niyo mpamvu mu madini uzabizirana, hose cyangwa uzabizira ubuhamya utanze niba batabufite turabizira. Kandi none kubiceceka ni nka Yeremiya, nanone kumbona umutwaro urabita kugira ngo hajye ibindi urabitanga kugira ngo haboneke ibi isoko. Uyu Joseph arabizize, aratawe, Imana iti ndagutoragura. Amen. Abashimari barahinyuza, kuki se bahanyuze? Bene se bataragenda ati rero ntabyo tumupfusha ubusa wamugurisha senge 20 wamugurisha tukibonera. Nuko bemera kumugurisha, kandi ntabwo Yosefu yarazi ko ari urupfu mu rwobo. Arakomeza kugeza ubwo mu kiringiro tuzabaza Yosefu tugeze mu ijuru ngo watekerezaga iki mu rwobo. Ashobora kutubwira igihwanye n'insanganyamatsiko yatubwiye uyu munsi. Yatubwira ati rwose jyewe umutima wanjye hari muri ndabibuhariye byose. Ikibazo cyo nuko ndi uwawe gusa, uzabigenza uko ushaka. Niwemera ko mpfa nzapfe nkwiringiye, niwemere nabitanze bakwiriye ijuru. Kuko n'abisi batatabaza bagatera imigeri bakagira batejo bazapfa nk'ahana, ariko abo bashyira ku munzani nyine marayika akareba ko batari kuyu musi n'amwita ngishyize kimenyetso. Ikintu gitangaje kuri Joseph, nubwo yagurishijwe mu Bishimayeli bakamujyana kugeza ubwo yisanga kwa Potifa, hari ikintu nigishwa na Mwuka kiraguka. None yarageze mu kintu atabasha kugira nubwo agira icyo akopfa. Kwa Potifa Satani ashaka kumukoresha icyaha, agasubiza ijambo rivuga ngo ngewe nta bubasha mfite bwawe. Nabashante nguvuze ngo nabashante
ntabwo wabibasha ntabasha ntabwo bimba mu byo kubera ko satani yari yamushakira ihamuburiye ubikorera mu mugore wa Potifari kugeza ubwo umugore wa Potifari icyo yakoze cyabasha gutuma Joseph atabona urwireguzo kubera kwiha Imana. Burya ubushake bwawe bwomatanye n'Imana ntabwo bishoboka satani abatobaka. Amen. Hanyuma Joseph mu kwinugushura asigarana ibikoti bya Joseph bayasohotse. Amen. Jya winugushura satani usohoke. Asigarana ibyo asigarana. Yego. Amen. Winzara gukoresha icyaha nayisigarane nyine. Zisubire ku mukanda. Nasigarana ikintu cye. Tugacumuzwe n'akamanyu k'umutsima. Asigara abantu benshi bakunze kuvuga ngo nuko ngo Potifari yamuhaye umwenda wa Yasi ko byanditse ngo isube neza. Asigarana umwenda wa Yozefu none umudamu ahita ahamagarwa n'ududo dore n'ikimenyimenyi. Dore n'ikimenyimenyi ahita hata umwenda w'uyu. Icyo cyane kigaragara ko Yozefu abuje kugira n'icyo abwira nyurugo. Umwenda ku buriri bw'umwami umwenda wa Yozefu umugore ari kumera sange mu ndebe bimbayeho dore wamugurano dore wamuheburayo nyine niba ari umuheburayo icyo apfa nuko yabihariye byose ntabwo Joseph nta n'inzozi zizaza z'uko bizagenza ari gutya nk'ubamba ari kuri nagaga wawe yumvaga umunsi ari uwo wo gusezera Joseph yumvaga umunsi wageze arora gusukumva uhura na byinshi ariko ntiwahuye n'icyo Joseph nta rwisobanuro nta nuru urasa bavuga ngo isobanure ntaho nabonye bari kujyana mu rukiko bisobanura ahubwo bahise uwo mwanya muri gereza ibaye akanzu hejuru barateranya bati rero kugira ngo uyu muhungu nta wamurengera uhari n'ibintu byabereye mu cyumba cy'umwami n'ibintu byiba ntacyo yavuga cyakumvikana none ngiye nk'Imana ya Yozefu nanyure hariya ahantu bizaca ni uko azajya kurotorera imfungwa inzozi kandi za nzozi zabaho bakavuga biraba wowe muvuze imitima ibizakubaho wowe muhereza ibizakubaho bose byababayeho umwe arazamurwa undi arapfa kandi byose bibabuye hanyuma byiromarika muri wa wundi wasigaye Mani rero nzi politike y'abantu bantu izi kurwana kurenza abandi ngo amayeri yo mu isi ngo Uburusiya buri kurwana ngo na Amerika ngo na Ukraine ibikigezo Amen. Ibinyuza muri gereza tirotora cyokoze ntabwo yarazi ngo bizagenda biti ikintu gitangaje yiharira byose kandi bifata nk'ibitari ngiye kukujegeza umutwe wahindukira satani cyangwa se ugasanga ubicumuriyemo ugasanga urirwaniriye ugasanga ubikoze nabi oya nk'ibita asigaye wakira ubugingo bwanjye hejuru bakamwenyura baziko ubugingo bwe Imana itarigaragaza ibyo unyuramo Imana itarigaragaza cece kutuze urareba ibiri hirya Amen. wowe yiharire byose ikintu gitangaje ubwo Potifari yazi ko inkozi y'ibibi izapfira muri ariko Potifari ntabwo yari umwami ntabwo satani ari umwami ni ikiremwa cy'umwami hejuru ya Potifari hari umwami biratuma rero Imana ikorera mu mwami arota ibizozi by'inka zinanutse n'izibyibushye n'amahunda ananutse n'ibiki byose binanutse bikamira ibijima nuko abakoraho bose musobanure yahagaritse umutima ngaho Imana igiye gucira inzira ahagarika umutima ahamagaza abakonikora ba Egiputa hano handitse ngo bose n'abanyabwenge bo amateka yisubiramo abakonikoni n'abanyabwenge bo mu isi ntibazashobora kuri ibyo si ibyanyu byuri biharire yo gusa arabahamagaza n'abanyabwenge abakonikoni n'abanyabwenge bose baho bose Farawo
abarotora inzozi ze ntihagira ubasha, nta bubasha ibyo ntihagira n'umwe uba ubasha. Imana nishaka kugukiza nta nubwo uzabirota, uzakirira wowe ubwawe biharire byose umere nk'ubambwe, kandi ibyo biri kukurwanya bimere nk'ibitari maze wirebere ejo. Iri hano iri kubyumva n'ubwiru bwayo n'urukundo rwayo, gutera imigeno kuko atari kuwaca aha na hano, ariko nako nakayira n'izo oya uyibujije gukora, utumye idakora. Tuza nka Joseph, iyegurire burundu gusa nka Joseph. Nushaka ujye uvuga uti mu maboko yawe abariho nibwiye, uzabona utahaguye nka Eliya ngo ahubwo uzuza ihembe ryawe ngo utume subira inzira wanyuzemo ugeze aho uti urakora iki Eli? Bimuharire we gusa unyura muri byinshi nawe uri hano, ariko utuntu two gucyabaguza no guta umutwe oya uratuma bigenda nawe, urugendo rwawe rurasigingira rwose. Jya ku mavi, iherero ujya ku mavi, niko ubundi byagiye bikemuka abo dusoma hano bose. Genda wiherero ujya ku mavi umurambura amaboko uti Mana data wa twese, ndi ikiremwa cyawe, niba ari icyantandukanya nawe gihishure ngikureho, umutima wanjye ndawukweguriye ndi uwawe. Imana ni nyarukundo, iba yitegereza icyo kiremwa cyawe, nubwo utakumva ijwi cyangwa wumve aho kabakabwa ariko iraryumva. Si umunyagaruwo, hagurukana ibyiringiro utariko yumvise. Genda ujye no byari no kugira ngo bitekereze, aho uri bitekereze. N'Abayobora 12 tugeze murongo wa mbere soma. Aho kugira ngo ubihanga amaso ubitekereze, ibyo biri gufatisha imyanzuro itari wihanga amaso ibintu uri kunyuramo, wikomeza kubitekereza, wikomeza kubiganiriza umuntu, biragukabira ubu uri kubigaburira. Uzi ukuntu runaka yantutse, uzi ibibazo nanyuzemo, uzi uburwayi, uzi ibibazo, uzi yewe uzi oya soma. nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu, ubwo arega ijuru ntabwo risinzira, tugoswe turahirengeye. Ibiri kubaho iyo bitarakubaho yabibonye. Yego, nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana bati, ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya baduhamirije ibi biranga twese twe kukidusiga. Yego, kwiyambura ibituremerera byose. umva ko kandi ibintu bikuremereye, ibintu bigutsitse, ibintu bikuremereye Imana yategetse ngo byiyambure. Kandi tuvuga ngo bimere nk'ibitari, niko kubyiyambura. Ni ngombwa ngo biyiharire byose kugira ngo ibone ko ibikora, kandi nabwo irabikora kugira ngo yiheshe icyubahiro. Ku murongo wa kabiri avuga ngo tumbira Yesu wenyine niwe banze ryo kwisi, we aba ari witumbira ibyo bintu. Mu rugendo rwo gushaka Imana witumbira ibikurwanya, mu rugendo rwo guhamagarwa kwa niba ushaka umuntu Imana, niba ushaka utayobora Satani uramushyira hehe? Ntabwo yazirikwa myaka 1000 ntiragera ngo azirikwa ajye muri uriya munyururu. Ararekuwe, ariko nawe uhawe inama. Ubwenge nyakuri nubwemera kugirwa inama, uri guhabwa inama. Imana ubwayo initegeka. Uriya Yesu ajya kuvuga ati ndabatuye, kandi yatumye abantu batarebana nabona niba bazima, ntiyabanaga na bose. Yewe twabyirukanye ibidayimoni mu izina ry'Imana, ariko nanone muharanire ngo amazina yanyu. Iki ni icyubahiro cy'Imana, aho Imana itangira guhereza umwuka wayo n'abantu batarabona ibibazo ngo ubwo umwuka bageze ku ikaruva. Uru ni urukundo rw'Imana ruheranije, aho Imana itangira kureshya no kwemera no kugendana n'abantu. Ibaze mu Kristo agiye ahetse umutwaro, kandi pakama aragenda akayira ntarakayoba, kuko icyamuhagurukije gifite imbaraga. Nabonye meze gutya, nabonye umuriro waka, nabonye nta kwihangana mfite, nta kuguma mfite. Iyo ni biteze. Amen. Ubufasha azabonera mu nzira bwose. Hano rero nubwo batabashije nuko maze umuhereza niwe waje kuzavuga neza ati twari kumwe n'umuhungu w'umuheburayo. Haleluya, amen. Yewe rero ubwo mu mwami Farawo, ubwo abakonikoni n'abanyabwenge n'abize bibananiye, njye ndi muri gereza twari kumwe n'agahungu k'agaheburayo, umuheburayo ufite
umwuka w'Imana yarakwemeje wagaragarijwe ko umutima wawe uteye ufitanye akabango n'Imana iyo bitangirira kuri fondasiyo urusengero rw'Imana rwubakwe hajya utangiye kwiyumva no kubona bitandukanye n'ibindi wahoze imikorere y'Imana yaratangiye ngo witwa ibyo nibyo zina ryitwa umuheburayo kuko baribyaza n'abantu Imana ikoreramo bakaba batanga buhamya babo baribyaza ntabwo babyaza ntibakeneye umubyaza bumva ijambo tujye kubigeraho hirya gato n'ukuntu bibyaza kandi sindasoma aho bibyaza ahubwo urahita ubyumva nzagahungu twari kumwe muri gereza abirondorera umwami kuko ibyadusobanuriye niko byasohoye amen barabatiye niko bimeze muri gereza byarasohoye biriya byabaye kuri mwene data uriya byagenze kuriya umuvuzi w'imitsima yarapfuye umuhereza arazamuye uku rero byarasohoye uwo muheburayo yari dusobanuye birasohora mwana uwo muntu uzi icyo Farawo yavuze ku murongo wa 14 maze Farawo ahamagaza Joseph aramuhamagaza bamuhubura hano riko risomye none sino kumuzana gake kuko mwami n'imishito mu mutima yabuze amahoro nta kavina ari kunywa ntaki yashizwe ijuru ryamanutse ramahagarika abatungu wanjye icyo Imana agambiririye mu muntu wacu igomba gusohora imishito mu mutima baramuhubuti umva rero biriya ni impina mvugo iri jambo bakoresheje ngo baramuhubura buriya hari icyo umwami yari yategetse rero na kare kose usobanura mukamunamuzi muri baramuhubura baragenda batangira kumugira neza ngo babone kuza imbere y'umwami ameze neza n'ibyo atasabye aratangira nabibona baramuhubura mu nzu y'imbohe nuko Farawo abwira Joseph ati narose none washobora wabasha 16 Joseph ati arasubiza Farawo ati sijeni amen sijeni yo bivuge hagarara ye yamara imigara nk'intara ati sijeni yo urashobora wako bandi sijeni nawe biharire byose maze birereje umunsi umwe rero simbabwira byinshi iki cyatumye Farawo atanga aravuga ati rero none se ubusobanuro bw'ibyo nyine urabumbwiye none ko turi kubona anari wowe ukwiriye ku rero uko bisobanura izo nzozi ukwiriye guhunika ugashaka rwose nkunikisha kagunikira dore inzara imyaka 7 ki byose kwari wowe sanone buriya Joseph yahatereye umutwe kurenza uko yataye umutwe ari muri gereza ariko ibyo nabyo umwana mutabyumva ushobora kugera mu by'Imana biremereye bikakumira ugata umutwe kurenza uko wawuteshejwe n'ibindi mwami w'ibihugu ibi byose kandi urankurikira uruwa kabiri amen none none karaba wa wundi warezwe icyo atabasha kwisobanura ari nyagupfa abaye minisitiri ni iby'Imana koko ibi ni iby'Imana ubu nicaranye na Joseph nkubwira rero njye hari ibintu Imana yanyeretse ko bimeze gutya na gutya none uzameze yanyita umuhanuzi buriya Joseph rero guti hara kwa Potifari mpavuye gute nose muri gereza aho mpavuye gute mu rwobo navuyeyo hano hamwe n'umwami mpageze gute ariko igisubizo uzamubaza azakubwira insanganyamatsiko ati jyewe nahagaze muri mbiguhari ageze muri Yorodani yaharangiwe n'ibintu aho hari ibanga ryo hatinda gukira kwawe kw'ibyaha keretse aho abantu b'Imana barugenze naho ubundi bitari ibyo no guhura n'abayobye nta dini byakurangira inzira nta so na mama wawe ntibashobora
nta nshuti yawe magara keretse isi kandi nawe yatagira riyo ngo ahabwa imbaraga z'ubwikube nawe muri Yorodani birakoreka bati nawe umwuka wera iyo ukuriho uwo niwo warangiye ubukire uwo niyo witwa mbwiriza butumwa mu mugenzi ujya kuvuga ibintu mana nyagasoko Elisa bagati nyamara umwami byaramure bivuga ngo abantu abahanga iki byose ubwenge bw'isi n'iki n'amadini ntibishoboka ahubwo Elisa munyohere niba hari amahoro abuze niba hari ibintu bigize gute umuntu w'Imana aramutse na leta imuhamagaye ati ariko ibi bintu gute no guke uko iyo Joseph byagenze umuntu w'Imana yararama akabaza Imana kandi Imana yamanura igisubizo ngo bibaze uyu Namani rero nawe buriya yarabyanze byari muyoboye yageze aho yarangiwe n'umuntu uri umuntu w'Imana nakurangira akayiro ukabona atarafunganye wasengana ibiceba ariko niko kuko afite ubuhamya nawe kandi inzira ni imwe iba ari ebyiri wavuga ati ariko ashobora kuba ariko ni imwe muri Yorodani n'ibyo bigerageza ucamo byitwa Yorodani jyamo ariko ujyemo byuzuye kugira ngo uyambuke ugere ku nkengero jyamo byuzuye wikanga uri ku nkombe hakurya iwacu nyamara ubu nibwo natwe ubutumwa turabufite n'ibiki byose keretse ubuhawe n'umuntu umwe mwihane ngo yavugwaga kenshi mu isinagogi ariko ivuye kuri Yohana agakora amen iragenda yemeza abasirikare iragenda yemeza abahinzi iragenda yemeza bamusanga aho ngaho kuri Yorodani babati nguyu nta mabuma buri iby'Imana ntabwo byitizwa n'ababonetse bose kuko aho Imana ikorera niyo ibisohora bifite imbaraga niyo mpamvu utanarwanya abantu Imana ngo bashobore ni ugukora mu mboni y'ijisho ni ugutema igere ku mihunda hirya gatoya wazamwara uba uri kwivuma waba uhagaze ntukarwanya abantu b'Imana kuko ni ukuvuga ngo yabatoranije se udahari yabatoranije uhari wakagombye kuba niba wagize iri shyari wakagombye no kuvuga uti naho nibahawe ibintu bikomeye iyo bagiye kurira Imana ubugushije ishyari uzahirwe hatagira umuntu w'Imana ubabaza ngo akubarire narabibonye kenshi y'Imana narabisomye mu gatabo kitwa Yesu Kristo cyoneka kwacu abantu bazitambika kuri ubutumwa gutsindishirizwa Imana kugira ngo Imana ibone abo bantu bazavuga ubutumwa mu isi bakareka ibindi bakabwitangira